TV3 TV3 Ese nkuze kamwifurize ibihe byiza we kuri Kagere TV Rwanda, nizere ko umeze neza, nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi tumeze neza. Ndakomeza kubwira ko isi tubayemo niko bigenda, uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana. Bityo iyo ugihumeka umwuka w'ubuzima nta mpamvu yo kwiheba. Nk'uko mubibona imbere ya kamera zanyu za TV Rwanda, ndi kumwe n'umu superstar bafitiye indi talent mbazaniye nshyashya ngiye kubanganira nayo. Duriye hanga kuri street yatangira bibwira. So ngende umuhanzi Amy Boy 02, nkaba nishimiye guhura namwe kuri TV3 Rwanda kandi abakunzi banjye mbabwira ati namwe nimukomere cyane kuba Imana ikikomeje kuturamuka tukaramuka tukongera tugahura kabisa tukaganira. Yego, Amy Boy 02, tuguhaye ikaze hanga kuri TV3 Rwanda aho tugiye kuganira ku muziki wawe muri rusange ndetse n'ibindi bikorwa ukora bigiye bitandukanye ariko biza byunganira umuziki. Murashobora kwibaza ati Amy Boy 02 n'umuhanzi umeze gute? Ese izina ryawe Amy Boy 02 kuki wongeye undi iyo tumbere na mbere? So Amy Boy 02 ni umuhanzi uvuka mu muryango w'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. So nge izina ryanjye ubusanzwe nitwa Dufatanye Emmanuel. Yewe umuziki wanjye nagombaga kwitwa izina ririmo n'iry'ababyeyi banjye banyiseho, nibo nahisemo kwita Amy Boy 02. Boy 02 nge mbasha kweditingira ama video yanjye, mfite logo yitwa 02 image. Numva ko no mu kuririmba kwanjye ntabwo najya shyiraho 02, nibwo izina Amy Boy 02 ryabonetse. Muri rusange ntabwo ukora umuziki wenyine, nkurikije wenda ibyo tubwiye usa nkaho wenda ukora n'ibintu bijyanye na editing za video cyangwa amafoto. Nibyo koko bivuze neza, izina ryanjye si yo mu buhanzi gusa, aga izina ryanjye riri no muri 02 image, editing video and photo, ibintu nk'ibyo bijyanye no kweditinga kabisa. Mbere ko dutangira kuganiriza abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya, mbere na mbere umeze gute? Umeze fresh cyangwa ntabwo umeze fresh? Navuga ko bimeze fresh kuko iyo mbyutse naramutse mbanzi neza ko hari abantu benshi bari mu bitaro, mbanzi neza ko baraye bari mu bibazo bitandukanye, abafunzwe abapfishije. Ngiye mbonye ndi kumbyutse nkabasha gukora ibyo napanze, imba meze neza, nshima Imana kabisa. Yego, reka dutangire ku kiganiro cyacu. Abantu benshi bakunda kwibaza kuba artist, ese ubuzima bwabo babayemo umunsi ku munsi. Nkawe nka Amy Boy, mbere na mbere y'ibisi mu gitondo ni cyo kintu ubanza gukora? Ni cyo kintu ubanza gukora? Mbese umunsi wawe muri make ugenda gute? Iyo mbyutse mu gitondo ikintu ubanza gukora ndamanza nkashima Imana kuba indamukije, ubundi ku mugoroba iyo ngiye kuryama ibyo nsaba Imana ndakora ejo, ibyo ndakora mu gitondo ngiye mbisaba Imana nimugoroba. Ubwo nimba napanze ati bimeze gutya, mfite amafaranga make njya guhahanda rya gutya, nyiri ibyo ndo amafaranga yose ndayamuha, bisaba gukwepana nawe. Ubwo nyine ndara nabipanze ntago bijya bingwirira. Ubwo nkamenya ngo umunsi nubwo utagenda nkuko nabipanze 100%, ariko ngerageza kubona umunsi ugenze neza nkuko Imana yabipangiye kabisa. Amy Boy, hari umuntu ushobora kwibaza ati se ubundi watangiye muzika ryari? Imbere nabwo watangiye muzika ryari? Watangiye gute? Ese ni ikihe kintu cyaguteye kuva ko ugomba gutangira muzika? Kubera ko hari igihe usanga muzika abantu benshi batayumva, akavuga ati amafaranga arashyira muri muzika nashyira mu bindi. Wowe igitekerezo cyaje gute? Cyaje ryari? Igitekerezo cyaje ubwo nisanze mu kigo cy'amashuri nigaga cya primaire. Ubwo abana bajyaga bagera igihe bakavuga ati uyu munsi mugaragaza impano zanyu mu bihangano, mu ba artiste bitandukanye, mu gushushanya. Nge nakundaga kuza mu buryo bwo kuririmba, numva ngiye nkunda kuririmba aribyo nsize imbere. Ubwo amashuri abanyeshuri nabyerekaga amashuri yacu yasa nkaho bamwe bakomeje izindi nzira, nanjye nkomeza inzira zanjye, ariko nkomeza kuba muri bwa buzima bwanjye, ariko umuziki wanjye nkumva ko n'ubundi ndakomeza kuririmba. Nagiye nkunze kuba ndirimba indirimbo z'abandi bahanzi zisubiramo, biza kugera igihe uko ngenda mbona ubushobozi, ko ngenda nkora za kwinjira mu nzu itunganya umuziki, mbanza gukora ndaza nkora umuziki. Ndakeka narakoze narinjiye mu nzu itunganya umuziki hashize nk'imyaka 3 nangiye kwinjira mu nzu itunganya umuziki kabisa. Niko watangiye umwuga wawe muri 2022? Kuririmba ninjira mu nzu ya studio bwa mbere, kuko urumva indirimbo umuhanzi agomba kuba azifite azanditse mu kayi cyangwa se ziri mu mutwe, ariko atarabona ubushobozi bwo kwinjira mu nzu itunganya umuziki. Nibyo bikunze kugora abahanzi cyane cyane. Ubwo ngiye natangiye kubona ubushobozi bwo kwinjira muri studio, ndakeka hashize nk'imyaka 3 cyangwa 4 gutyo.
kugira ngo mbone ubushobozi bw'amafaranga bwo gutanga muri studio ngo bansorere indirimbo. yego. Emi boy, ubu ukomeje ku kintu cy'uko watangiriye ku ndirimbo z'abandi bisa nkaho uzisubiramo ukazisubiramo ko baziririmbye. Ese nk'indirimbo watangiriyeho ni nk'iz'uyu muhanzi, kuki arizo wahisemo gutangiriraho? Ni ukuvuga ngo muzika njye nakundaga ibihangano by'abandi bahanzi abatisite bose bagiye batandukanye ko bagenda baririmba indirimbo zabo tugenda tuzumva. Nk'uko nkunda umuziki njye nkumva umuhanzi runaka akiza indirimbo hanze nanjye nkayikunda nkazajya ndayisubiramo, ariko bitavuze ngo ndagenda irikodinze, oya kuyikunda biraho nkayiririmba mu gitondo nkumva inkoreye umunsi nkayikura, akaba yoje nkayikunda cyane, indi nkayikunda gake mu buryo bwo gukunda umuziki. Sinaziririmbye kuvuga ngo nziririmba byo kuvuga ngo ni akazi kanjye ngo cyandi kubyinjiramo nk'akazi, naziririmba kugira ngo zinshimishe cyangwa zindure nk'ukunda umuziki. Njye nagiye kuririmba bwa mbere muri studio, indirimbo naririmbye ari indirimbo yanjye niyandikiye kabisa, nubwo itari yajya muri studio ngo nyisore, ariko indirimbo yanjye ya mbere naririmbye nyandikiye. Ariko indirimbo watangiriyeho kugeza ubu gusa ntagira irasohoka. Indirimbo natangiriyeho nyitangira uburyo yakozwemo ntabwo ari uburyo bwuzuye 100%. Ni indirimbo nakoze naranafungura YouTube channel isa nkaho igenda irabura, nariya ndirimbo yabaga iri ku ma flash, ku ma memory card, ibintu nk'ibyo ngibyo. Indirimbo naje kuyibura, ariko inshinga ibyo gutuma nayirecordinga bwa kabiri nkavuga ati kanza n'ubundi bwenge kabisa, kuko ubundi buriya bwenge busa nk'ubwarangiye kandi ndi gukura mpitamo gukora izindi ndirimbo sindayisubiramo, ariko iyo ndirimbo irahari mu mutwe kabisa. Indirimbo turirimbira gake twumve uko imeze utumara amatsiko. Ng'urukundo rwawe ruranjoherera cyane kurusha ibindi byose, kubw'iyo mpamvu rero nza kurinda ibisambo ngo turemo igitambo, ngo abazaduha akato tuzabaha amabombo. Ndumva ariyo bahita barahomba. Mugomba no kubatamika kuri za bombo. Abantu baba bashaka kumva batwinjira mu rukundo rwanjye na be wanjye, twari kubahombya tukabahamanyo abombo bakabinyungutira bakina iby'abana, twibereye mu byacu. Niko nashaka kuvuga kabisa. Hari umushoka kwibaza ati nanone ese watangiye kujya muri studio, utubye ko watangiye kujya muri studio mu myaka 3 ishize, kuko utubye ko umazemo imyaka 3 kandi turiko tugasanga hashize imyaka n'ubundi 3 kugeza magingo ngaya. Ese nuwe mu producer wa mbere mwakoranye projet zawe? Producer twakoranye bwa mbere ni producer bita Ganza Pro. Abantu bo mu karere ka Rubavu baramuzi cyane ni Kigali, afite izina Ganza Pro muri studio y'Abakaraza mu Rugerero. Niyo bashikwa nkorera indirimbo bita ngo babwire niyo ndirimbo ya mbere nabashe gushyira mu nzu ya studio byuzuye, yabashikwa yandikodinga indirimbo bita babwire kabisa. Uzi twabwire niyo watangiriyeho ukorewe no mu producer twa Ganza Pro. Ubu ngubu umaze gukorwa n'aba producer bangahe? Umaze gukora indirimbo zenga ugereranyije? Ubu ngereranyije maze gukora indirimbo zigeze mu 8, indirimbo nk'8 mu ba producer 5 kabisa. Umaze gukorwa n'aba producer 5 batandukanye bose nabo mu karere ka Rubavu, cyangwa ugenda ufata n'abandi ba producer bo mu bindi bice bitandukanye? Ngenda mfata n'abandi ba producer mu bice bitandukanye, hari igihe nzamuka nkakorera i Kigali, hari ama studio mba ndi kuganira nabo i Musanze, ari i Gisenyi, kabisa ngenda gerageza gukorera ahantu henshi hatandukanye. Aho utangiriye umuziki mu myaka 3 ishize yawe, ese ni nk'izihe mbogamizi umaze guhura nazo za hatari mu buzima bwawe? Imbogamizi ngenda mpura nazo mu muziki ni ukukunda ugasanga ababyeyi bawe ntago bagukundiye, cyangwa famille yawe barabyumva. Hari ukuntu ukunda umuziki ugasanga umuryango wawe, famille yawe, inshuti zawe zirakwanze kubera gukunda umuziki, tibura kuba agiye muri studio azahuramo n'ibintu byinshi byamushyira mu nzira zitari nziza, kuba agiye mu muziki yabaye ikirara, kuba yakoze video ari kumwe n'umukobwa yabaye indaya. Abantu benshi bigatuma mba mu buzima gusa nkaho ndi nka nyakamwe n'umuziki wanjye kabisa, n'ibijyanye nawo n'ibisa nawo. Urumva nicyo kintu cyangwa cyambere imbogamizi mu buzima bwanjye aho natangiriye muzika. Navuga ko icyo kintu kabisa cyankoze ku mutima. Buryo ko ababyeyi bawe kuba uri umu artist ntabwo babyumva neza, ngo bumve ko ari ibintu byakugirira akamaro, byagutunga, byaguhereza amafaranga, wanashakira no mu bindi bikorwa bitandukanye.
Ni ukuvuga ngo ababyeyi nibo bakunze kuvuga ngo urubyiruko se imyitwarire barasesagura, ntabwo bazi icyiza, ntabwo baza ibi, bakurikije uko babayeho n'isi tugezemo, bakumva ko twakomeza kuba muri bwa buzima bo bahozemo. Urumva gukunda umuziki, umubyeyi akavuga ati rimwe na rimwe amafaranga urayabonye, isa n'ingiye nyaguhaye, uyajyanye muri studio yakoreshejemo indirimbo, iyo ndirimbo siko nta musaruro mbonye utahanye, kandi nzi neza ko ifashe amafaranga ukajya guhaha utahana ikintu. Kubyumva kubikora rimwe kabiri gatatu, umwaka urashize, indi myaka asa nk'ukurambirwa, akavuga ati yarananiye kabisa uriya we, niyo ibyaye ikibazo irakirigata, niko bajya bavuga. agira ko kwihangana asavuga ati ni umwana wanjye n'ubundi nyine yabyisanzemo, n'ubundi ngomba kumubanisha kabisa. Emiboy, ari uko byagenda kose, utubwiye ibicanege uhura nabyo muri kariyeri yawe, cyane cyane ko ababyeyi batumva ibyo ukora nk'umuhanzi. Ese inshuti zo zibyakira gute? Ese reka tujye ku isi y'inshuti zawe mubana umunsi ku munsi, bo babyumva gute, babyakira gute kuba uri umuhanzi? Ni ukuvuga ngo inshuti yanjye tubana, buriya abantu bose tumusanga ubanye nabo siko bose aba ari inshuti yawe, gusa wowe uba uzi inshuti yawe. Inshuti yanjye rero n'ubundi yo ni ya nshuti inkundira ibyanjye, inkundira uko mbayeho, inkundira uko nsa, ikankundira n'ibikorwa byanjye. Inshuti zanjye akenshi zirambwira ngo ni fresh kabisa akora. Abanzi banjye nakuvuga ko ari nk'abanzi, abitwa abanzi bavuga ati wowe ibintu byawe nibo benshi bimeze nabi, gutya na gutya, amafaranga yawe yatwara mu bindi, gusa ariko nibo benshi cyane, baba bavuga ko mbese inyungu nzayikura hehe, ibintu byinshi by'urucanege. Gusa ariko nubwo aribo benshi basumbye inshuti zanjye zimbwira ngo kuraje komeza, abo banzi banjye bo bantera imbaraga nyinshi zo gutuma nakora cyane, kugira ngo mbese se nkubahirika, ni nk'urukuta ruri imbere zanjye. Bo nibo bantera imbaraga zo gutuma nisunika mu bikorwa byanjye, ngakomeza gukora. Naho umukunzi wanjye ndamuzi, aramfasha, aravuga turajya gushutinga bimeze gutya, ndagufasha gutya, ndaguha location ya gutya, urajya muri studio fata n'ibi bibiri bimeze gutya. Mbese abantu baragushigisha byatari? Ntago navuga ko ari cyane, ariko nyine gutamo support, akubwira ati bana rwose mukunzi wanjye fata n'iki kibiri byo kureba buri iki wanywa nayo mata. Ni ukuvuga ngo biri kure, ntabwo mbasha kuganira nawe cyane ku buryo navuga ngo mbese ibintu bya girlfriend ho no gushyira kandi mu kabisa. nayo n'indi capitire nshyashya urumva, n'urundi rugendo natanga bundi bushya kabisa. Kugeza ubu mu myaka 3 umaze, ese nk'intego wari warihaye zo kuba wenda wagera ku musaruro runaka, kwijanisha umaze kugira nko kuri kangahe kwijana? Nkurikije nko kwijana ibintu byanjye biri kurodinga nka 75 60 gutyo, aho ngaho hagati. Kuko urumva ibintu byanjye ngewe nagize impano, nisanzemo impano yo kumenya ibintu byo kweditinga ibintu, mbyivumburiye ari ubuvumbuzi bwanjye, bituma nkunda no kuririmba kugira ngo wenda ubuvumbuzi bwanjye, ntabwo ndacyari muto, naho narabyize birazwi, inshuti zanjye zirabizi, ariko se ko mbivumbe kandi ngomba kubibyaza umusaruro kuko ari ubumenyi bwiza, ni gute nabushyira ahagaragara, kwinjira mu nzu iririmba, mu nzu itunganya imiziki, kugira ngo nabikoze kugira ngo neditingire imiziki yanjye mu buryo bwanjye, ndiko nanjye nazamura ibintu byanjye kabisa ku rwego rwiza. Urumva mbese naguciye mu ijambo bivuga ko niyo ugerageje kwikorera indirimbo akenshi amashusho uyeditingira. Bijyanye n'amashusho kuri channel yanjye byose biri ku ruhare rwanjye, ni zero to image kabisa, iri presenting kabishyira hanze. Tugana ku musozo w'ikiganiro, umuntu nanone ashobora kwibaza ati se Emiboy 02 mu byo agenda ageraho umunsi ku munsi, ashobora kwibaza ati se niba Emiboy 02 ageze ku kintu runaka, byanga byakunda afite n'indi mishinga, niwe mushinga ufite muri ino minsi uri gupanga guhereza abakunzi bawe? Umushinga asa nk'ufite ku bijyanye n'umuziki wanjye, ni indirimbo igiye gusohoka mu minsi mikeya, nkayihereza abakunzi banjye kabisa bakayumva. Ndumva ari byo bintu biri hafi mu mishinga yanjye. Nabonye n'abakunzi ba gospel ko nashicana yawe, nabonye n'abakunzi ba gospel wagiye ubibuka. Ese kira gitekerezo cyaje gute cyo kugira bavuga ati nubwo ndirimba indirimbo zitajyanye na gospel, ariko n'abakunzi ba gospel nabo ngomba kujya mbibuka
nkagira bimwe mu byo mbahereza wabitekereje gute byaje gute ni ukuvuga ngo gutekereza biriya buriya bari abakunzi ba gospel baragira bagakunda iyi misigo isanzwe ntabwo bahora bumva ama gospel gusa ahubwo niba umuntu aririmbye gospel ni iki Imana iba yamukoreye cyangwa se aba yumvishije abandi Imana yabakoreye nanjye ni muri ubwo buryo ari cyo Imana yashatse kunkorera ndavuga ati ntabwo nagushimira nkora umuziki ndagushimira mu byanjye mpitamo gukora indirimbo ihimbaza Imana mwabura buryo kugira ngo n'abandi bakunda Imana se cyangwa bayikurikirane nimba ari cyo yabafashije bazayigendereho cyangwa tuzafatanye urwo rugendo muri ya ndirimbo ya gospel ndumva ari igitekerezo cyaje kubw'ubuzima bwanjye nshaka gushima nisanga nayikoze kandi nzanakomeza nzahora nshaka gushima mu gihe nyine muzima kuko bizajya bishoboka ko nzajya nkora gospel nayo nyinagemo kabisa nabo bayumve. Mu gusoza ikiganiro cyacu nk'umukunzi wawe umuntu wifuza gusura ibihangano byawe bitandukanye nize platform yagusanga kuri Instagram amazina X amazina ukoresha ndetse no kuri YouTube muri rusange ndetse n'izindi platform zitandukanye ugenda ukoresha amazina ukoresha nayo ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi gukoresha imbuga zitari nyinshi cyane ndi gukoresha Instagram nkakoresha TikTok nkakoresha YouTube ndumva ari izo mbuga na Instagram nayivuze ndumva ari izo mbuga ndi kubonekaho amazina yanjye wabasha kumbonaho ni Emyboy 02 ukimara kwandika Emyboy utubona munsi hano handitse Emyboy 0202 kabisa ukagenda ukadusura wabishaka ugakora subscribe wakumva bigushimisha ugakora like ukandika na comment ukanasharinga abo n'abasura nyine bataragukora ibikwiriye n'abagusura bashaka kureba gusa namwe mugende mudusure murebe kabisa ndumva ari ibyo ngibyo kabisa ari izo mbuga babasha kumbonera aho ngaho. Yego mu gusoza nire jambo babwira umukunzi wawe mu gukurikirana kino kiganiro cya TVC Rwanda kano kanya dusoza abakunzi bange ikintu nababwira nuko inkuru nziza nuko Imana yibakunda nubwo ubuzima baba bagwana bashaka gutera imbere ariko bigakomeza kwanga bakomeze basenge kandi bihangane kabisa ndumva ari iryo jambo nababwira ry'umunsi. Yego bakunzi ba TVC Rwanda reka mbashimire nanjye ku kiganiro tugiranye na Emyboy 02 katwizere ko mugomba kumushyigikira mu muziki wiwe iterambere ryiwe kubera ko ni mwe biwe afite kandi namwe akorera kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza ndabashimiye kandi nizere ko muzakomeza kugenda mukurikira. Urashaka gukorera amafaranga ukoresheje imodoka yawe ubuhanga bwawe cyangwa serivisi zawe zo gutwara VP Transport ikorohereza byose muri application imwe gusa. Icyambere downloading application ya VP Transport kuri Google Play cyangwa App Store ufungure konti yawe byoroshye maze uhitemo ahawe kora nk'umwikorezi ukodesha imodoka ucuruza imodoka umushoferi ushaka akazi umukanishi ushaka akazi uzuza ibisabwa maze ubyohereze ngo byemezwe umaze kwemezwa uzahita ugaragarira ibihumbi n'ibihumbi by'abakiriya ku rubuga bazakwifashisha bagufasha kwinjiza no kwaguka byose ku rubuga rumwe. VP Transport yi downloading uyu munsi wunguke byinshi.